Kandi dukomeze rero, tumaze kumva ibya Abinadabu yakira isanduka y'Uwiteka mu nzu ye, yuko nta mugisha iyo sanduka yigeze imusigira, kubera ko yayakiriye mu mihango, ntabwo bubashye nyiri iyo sanduka. Ni nk'umuntu yakubikije ikintu bakimubikira, ariko Obededomu yamenye implication yo kwakira isanduka y'Uwiteka ibyo ari byo, kuvuga ngo yari afite umutima wo kubaha Imana, niyo mpamvu Imana yamuhaye umugisha. Nawe rero no kureba wakiriye Yesu gute, ubanye nawe gute, agakiza ugafata gute, aho niho hari itandukanirizo. Amen. Tugira turebe rero ingaruka zo kwakira Yesu Kristo mu buzima bwacu, ko tumaze kumenya metafore yavuzwe cyangwa ikigereranyo cyabaye. Amen. Ni nk'umuntu yakiriye umuntu bazabana iteka mu nzu. Amen. Akwiriye kumenya barabana bate, ese yakiriye nde, amakiriye nkande, ari mu ruhe rwego. Rero icyo nicyo dushaka kureba. Icya mbere, Yesu Kristo twakira, amen, yatubwiye ko we na Data bazaza mu muntu wakiriye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. We na Data bazaza bature muri we mu Mwuka Wera. Umuntu nankunda azitondera amagambo yanjye, kandi Data azamukunda. Jyewe na Data tuzaza duture muri we mu Mwuka Wera. Imana butatu, muri butatu niyo tuba twakiriye. None iyo Mana muri butatu Bibiliya ivuga gute? Abalewi 20:26. Turo turasubira ku kibazo ngo twakiriye nde? Twakiriye nde? Kandi mumbera abera kuko Uwiteka ndi uwera, kandi nabatandukanirije n'andi mahanga kuba banjye. Amen. Ngo kandi mumbere abera nkuko nanjye Uwiteka ndi uwera. Uvuga ngo uraza kumbwira ngo ibi byabwiwe Abisirayeli mu Isezerano rya kera. Ngira nkwereke uwo nyine yabwiye Abisirayeli ko bakwiye kuba bera nkuko nawe ari uwera, ko yabatandukanije n'andi mahanga. Niwe yatubwiye natwe mu Isezerano rishya twebwe ab'iki gihe, muri Petero wa mbere igice cya mbere ku murongo wa 15-16. Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 15-16. Ahubwo nk'uko wabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose, kuko byanditswe ngo muzababera kuko ndi uwera. Amen. Amen. Aya ni amagambo yo mu Isezerano rishya. Ni ukuvuga ngo iriya Mana igendera hejuru y'Abaheburayo, ndavuga igendera hagati y'Abaheburayo. Uwiteka Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo yabacunguye muri Egiputa, ikagendera hagati yabo, ikagendera muri bo, ngo ndi uwera. Ngo tugendane, mukwiye kuba abera iminsi yose, mukwiye kuba abera. Inshuro nyinshi Isirayeli yarihumanije mu kutumvira Imana, mu kugomera Imana. Iteka Imana yavanaga presence yayo muri bo. Murabizi igihano gikuru Imana ishobora guha umuntu wayimenye ni ukumwambura presence yayo. Nicyo gihano gikuru. Pana kuvuga ngo wari utunze ibi, ngo biragiye, ako ni agahano gato cyane. Wayumvise? Cyangwa ngo wari mu ntereye, ngo wamanuye. Twebwe turi abantu b'inyama n'amaraso, dutekereza nk'ab'inyama n'amaraso. Amen. Igihano gikuru Imana ishobora guha umuntu wayimenya nyuma akayitera umugongo ni ukuretira presence yayo mu buzima bwe. Nicyo gihano gikuru. Wabyumvise?
ibyo mubyandike. Amen. Igihano gikuru Imana ishobora kuguha c'est de te priver de sa présence, kukwambura ukubaho kwayo. Amen. Nicyo kintu gikuru. Igihano nyamukuru Imana yahanisha abantu niki? Niyo yabivuze ubwayo. Kubara 14:34. nk'uko iminsi ingana mwatatiyemo icyo gihugu uko ari 40, umunsi uzahwana n'umwaka. Niyo muzamara muri igihano cyo gukiranirwa kwanyu kwinshi uko imyaka ari 40, kandi muzamenya ko nabahindutse. Nk'uko iminsi ingana mwatatiyemo icyo gihugu uko ari 40, umunsi uzahwana n'umwaka. Niyo muzamara muri igihano cyo gukiranirwa kwanyu kwinshi uko imyaka ari 40, kandi muzamenya ko nabahindutse. Amen. Hano umviza mu Gifaransa. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour. Umviza rero mu Kinyarwanda ntabwo byumvise neza. Et vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Vous saurez ce que c'est d'être privé de ma présence. Muzamenya kumbura hagati yanyu icyo bivuze. Nk'uko iminsi ingana mwatatiyemo icyo gihugu uko ari 40, umunsi uzahwana n'umwaka. Niyo muzamara muri igihano cyo gukiranirwa kwanyu kwinshi uko imyaka ari 40, kandi muzamenya ko nabahindutse. Amen. Abibonye? Ngo muzamenya kubura presence yanyu murimo. Igihano kirenze ibindi ntabwo ari uko Imana yagukeneshwa umukeneye. Kuko hari abantu bakenye bakurusha umunezero, kandi wowe ufite ibya mirenge. Ubaye? Donc igihano Imana ishobora kuguha nimba uri retrograde, uri backslider, umuntu wasubiye inyuma, no kukwambura presence yayo. Ibiguhanye byarangiye. Kuko abapfumu n'abarozi bagushatse barakubona. Nkariya mu bihugu bya Zanzibar abantu bakora voodoo, baza bakagushika, barashobora kugushika bakagutwara. Wabyumvise? Nuvuga ngo igihano Imana ishobora guha umuntu wayimenye by'ukuri, apana ibya fake. Kuko abantu bituma ngo barayimenye, ntibigeze banayimenya, baribesheye. Wabyumvise? Kuvuka ubwa kabiri by'ukuri ugakizwa, hanyuma ugakinisha agakiza, ukaba retrograde, backslider, gasubira inyuma, iby'Imana ukatakibyitaho, ufite ishusho gusa. Imana yavuga ngo igihano yaguha kirenze ni ugukuraho presence yayo mu buzima bwawe. Là tu deviens, umera nk'umudugudu utagifite nkike. Bakwitumye bariya basawasawa, bariya barozi basawasawa, bariya bashitsi basawasawa, baragutwara sawasawa. Wayumvise? Ariko ibyo ntibashobora kubikora umuntu afite presence y'Imana. Niyo mpamvu bivuga hano ngo igihano izahanisha buriya bwoko bwayimenye mu butayu bukabona imirimo yayo ikomeye. Bari abisire mu butayu ngo muzamara imyaka 40 muzenguruka nk'uko mwamaze iminsi 40 mugiye gutata cyangwa isezerano, ngo niyo muzamenya icyo ari cyo kubura presence yanjye muri mwe. Donc presence y'Imana mu buzima bw'umuntu niko butunzi afite. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Kuko afite security, nta kimutera. Iyo kije gisanga Imana rurema yahagaze. Kuko iyo nzu ntago kibamo wenyine, uyibanamo na rurema. Haleluya. Nijyo bavuga mu Kiswahili ngo yule mtu ana Mungu. Muri Tanzania iyo abantu bagiye kurogesha umukristo ukuri, abarozi boheza ibyabo, ko ari nta mikino, birazwi cyane cyane. Anitwa za Pemba, mu bigo hariya za Zanzibar. Wanyumvise? Hari ibice bya Tanzania aho badakina. Ntabwo ari abantu ba fake ngo ngwironza ukimura ibintu byawe. N'aba vrai bafite izo mbaraga.
iyo babatumye rero ngo ngewe nshaka ko uriya muntu amafaranga ngaya ayo yica yose uriya muntu umukorera ibi n'ibi n'ibi, iyo babitumye bigasanga ari umukristo ukuri, mvuge muti atari uwa fake cyangwa pirate, biragaruka bikamera nabi wabitumye. Hanyuma mu nyuma niwe avuga ngo yule mtu ana Mungu. Kuna watu wana Mungu na wasiye kuwa na Mungu. Wewe una Mungu ama una Mungu? Niwe ukwiye gusubiza, ntabwo ari jewe. Amen. Bisubiremo. Igihano gikuru Imana yaguhanisha ntabwo ari kukwambura ubutunzi bwawe, ibyo ufite, inka, amafamu n'ibiki byose nazi, ni ukukwambura presence ya. Yikwambuye ibyo byose, kuko ufite presence y'Imana afite byose, afite security. Amen. Kuko ngo Uwiteka ntasinzira cyangwa voilà, ngo il ne sommeille point, il veille. Uryama uba maso ibiza byose mu mwuka. Amen. Birabona ko una Mungu, urafite Imana nzima. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dukomeze. Imana ishimwe. None ikibazo ni iki, kikwereka ko Imana niba yaraje gutura muri wowe binyuze muri Kristo n'Umwuka Wera, Imana muri butatu. Amen. Kugira ngo ubirebe umenye ko atari amagambo gusa, ubirebera mu mateka y'Abisirayeli. Imana hari amagambo yabwiye Aburahamu, tuyasome. Cyo bakomoka hose. Itangiriro 28:15. Dore ndi kumwe nawe, nzakurindira aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu, kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. Amen. Amen. Haleluya. Aya magambo tushobora kuyaplika n'abamukomotseho, wabyumvise? Kuko isezerano rya Aburahamu, amen, ibyabwiye uyu Isaka, amen, haleluya, nibyo byabwiwe n'umwana wende Yakobo. Imana ishimwe. Haleluya. Amagambo yabwiwe Yakobo yabanje kubwiwa nde? Aburahamu. Aya magambo dusoma ni Imana yabwiye Yakobo. Aragenda kwa Labani. Amen. Yakobo ahunga mukuru we Esawu yatwaye umugisha we kubasamurago. Aya magambo yabwiwe ngo Imana izabana nawe azajya hose. Ntabwo ari amagambo abwiwe wenyine. Nuvuga ngo Imana ibyo yabwiye Aburahamu ibikomeza muri Isaka, ikomeza muri Yakobo. Amen. Sibyo gusa, ibikomeza no kubaturuka kuri Yakobo. Kuba Isirayeli nyuma y'ibinyagihumbi yashyanga ririho, ikaba ikiriho, kandi yaranyuze mu bihe bikomeye cyane byo gutotezwa, byo gutsembwa, uko barakorewe jenoside n'Abadage, Hitler, Nazi, Abadage bose ariko banazi b'Abadage, batakaza miliyoni 6 mu ntambara ya kabiri y'isi, ibyo bita Shoah, Holocaust. Bashatse gutsembwa ku ngoma ya Zerusi mu gihe cya Esteri n'uriya Amani. Barahuye n'ibibazo mu buzima bwabo bwose, kuko bagiye bangwa n'amahanga aho bagiye muri abo. Ibihugu byagiye, amahanga yagiye abatoteza, ndetse agashaka kubatsemba, ndetse agakora simba kuri bo. Ayo mahanga yarazimangatanye, nta shyanga nari muri kiriho. Ariko iriya Isirayeli iracyariho no mu gihe cyawe.
kubera iki? Kuko yaravuze ngo presence yanjye Aburahamu nizakuvaho n'urubyaro rwawe. N'iriya presence y'Imana, nubwo aho mu mahanga bagiyemo benshi batigeze bamenya iyo Mana, baragiye binjira mu mahanga benshi, bafata imico yaho, bafata n'amazina y'ayo mahanga barimo, baniyita ko araba, barihisha, bahisha identite yabo kugira ngo babeho. Reka mbaho urugero. Uriya Blinken, secrétaire d'État w'Abanyamerika, ahwanye na ministre des Affaires étrangères w'ibindi bihugu. Amen. Iyo agiye mu bihugu baba bakiriye nde? Umunyamerika. Ntiyaje nahase. Ubu ari muri Israel. Sibyo? Iyo agiye bakira umunyamerika. Yakuriye mu Bufaransa, yakuriye Paris. Niyo mpamvu avuga n'Igifaransa n'Icyongereza. Igihe yari mu Bufaransa, yari Umufaransa, ariko uriya ni Umuyahudi. Iyo ubonye rero Israel yamwakiriye nka ministre des Affaires étrangères w'Amerika, ariwe nuze ya secrétaire d'État w'Amerika, sibyo? Netanyahu bakafotora gutya. Ni bene Aburahamu, ni bene Yakobo. Ariko umwe ahagarariye Israel, undi ahagarariye Amerika. Uko niko benshi mu bihugu bikomeye, amen, n'abana ba Aburahamu, ariko bakaba bihishe muri izo nationalite zindi. Ko benshi ababyeyi babo bagiye mu binyejana byashize, ndetse no mu binyagihumbi, ariko bariho. Mwabyumvise? Uriya Blinken ni Umuyahudi, kandi we arabyivugira. Kuko aravuga ko benshi mu muryango we bapfiriye muri asembasemba y'Abayahudi mu ntambara ya kabiri y'isi. Mwabyumvise? Igihe mbonye bafatanye kuboko na Netanyahu ngo yakiriye Amerika, genda seka. Kandi iyo bari babiri barabizi ko bose bakomoka kuri nde? Kuri Israel wande wa Isaka wa Aburahamu. Ngo presence y'Imana niyo yazanye ubudasa hagati y'ishanga rya Israel n'andi mahanga. Imana yabwo icyubahiro. Kuko ngo nzabana namwe aho muzajya hose. None ibyo babwiwe Abisirayeli ariyo byatumye uno munsi Israel gihari, kubera presence y'Imana ibariho, ku mpamvu yuko mu gihe cy'iherezo bazagaruka iwabo. Baragarutse rero, mu 1948 bongeye kuba ishyanga mu gihugu cyabo kuva muri 1948, kuko hariho gahunda Imana ikifitanye nabo. Niyo mpamvu Imana yabarinze, presence yayo ikakuma ibaherekeza aho bagiye hose mu mahanga atandukanye. Ikintu gitangaje rero, ibyo babwiwe binyuze ku basekuruza babo Aburahamu, Isaka na Yakobo, hari ubundi bwoko bwabibwiwe, apana bubyiyitirira, bwabibwiwe. Matayo 28 umurongo wa 20, hari ubundi bwoko bwabibwiwe. Mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Soma oye ku murongo wa 17. Bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arabegera avugana na bati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nuko mugende muhindure abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Amen. Hari ubwoko bwitwa Abakristo, abavutse ubwa kabiri, abakiriye Yesu Kristo, bagize itorero rya Kristo, ishyanga yo mu isezerano rishya. Abavutse ubwa kabiri bakaba barakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, bakaba baramwakiriye
mu nzu zabo, ariyo mibiri yabo, aribwo buzima bwabo. Tuvuge abo babwiwe ibyo Aburahamu n'amukomokaho babwiwe ngo ndi kumwe namwe iminsi yose kuzageza ryari? Imperuka ntabwo iraza. Ni ukuvuga ngo rero abantu koko bakiriye Yesu neza, bakamenya ingaruka zo kumwakira mu buzima bwabo, bakamenya ukuntu babana nawe mu buzima bwabo, bakamenya ibyo we icyo ari cyo, n'ibyo akunda n'ibyo yanga, aravuga ngo nzabana nabo iminsi yose kuzageza kumperuka. Nabana nabo rero hari ingaruka bifite. Nubana nawe nabi, ingaruka mwayumvise, tu seras privé de sa présence. Azavana présence ye muri wowe, muri iyo nzu mwabanagamo nawe, kuko ngo nuwera, nawe muzabe abera mu ngeso zanyu zose kandi buri munsi. None nimba ubana n'umuntu, ukwiye kumenya akunda iki, yanga iki. Murazi impamvu bibiri tubwira ibyo dukwiye gutekereza twebwe, dukwiye gutekereza ibyo twishakiye. Abafilipi 4:8 dusomere. Biva kuwo twakiriye. Amen. Nature ye nuwera. Dukwiye gutekereza ibitekerezo byera byejejwe. Niyo batubwira rero. Amen. Ibisigaye bene data, iby'ukuri byose, ibyo kubahwa byose, ibyo gukiranuka byose, ibiboneye byose, iby'igikundiro byose n'ibishimwa byose, niyo haba hariho ingeso nziza kandi hakaba ishimwe, aba ari byo mwibwira. Amen. Ibyo byose bavuze ko ari byo dukwiye gutekereza, ngo ari byo mwibwira, ngo que cela soit l'objet de vos pensées. Ibyo nibyo bikwiye kuba mu bitekerezo byanyu. Kubera iki bavuze ibyo? Nuko uriya twakiriye muri twe, uriya wakiriye muri wowe, nimba ufashe cyageranyo cy'umwami Yesu ngo dayimoni ivuye mu nzu, sibyo? Iragenda. Twaje kubona ko iyo nzu niki? Ni umubiri w'umuntu. Nimba Yesu waramwakiriye mu nzu yawe, ni ukuvuga ngo mu mubiri wawe, mu mutima wawe, sibyo? Ukwiye kumenya Yesu ninde. Yesu ni uwera. N'abadayimoni baravuze ngo duhiriyega Yesu w'i Nazareti, uwera wisumba byose. Ngo niyo mpamvu rero nimushobora kubana ufite ibitekerezo bihumanye. Niyo mpamvu ibitekerezo byawe bigiye kuba bijyanye nawe. Biriya badusomeye byose ni ibitekerezo byera, sibyo? Iby'igikundiro, ibishimwa, mwabibonye? Biriya nibyo biranga umwami Yesu. Ariko nuwowe nutamenya uwo wakiriye, noneho ibitekerezo byose bikujemo ukabitekereza, ugatekereza urwango, ugatekereza ubusambanyi, ugatekereza ibintu bibi, uzaba wibagiwe uwo wakiriye uwo ari we. Uzaba utazi uwo wakiriye. Amen. Icyambere ni uwera. Ukwiye kuba uwera mu ngeso kandi iminsi yose. Ni uwera. Ukwiye kuba uwera mu bitekerezo, kuko niho mushobora kubana. Ariko nuba mu macakubiri, urakunda bariya ukanga bariya, ngo nimuhuje ibi, we ntabwo uramenya uwo wakiriye. Narezima abantu benshi mato niko bameze, ibereye mu macakubiri yabo n'ibiki byose, ashingiye ku bintu byinshi nashaka kuvuga. Wabyumvise? Kandi ngo barakijijwe, ngo uriya nuriya, ngo ava hariya nituva hamwe, ngo uriya ameze gutya, uriya ni mugufi muremure, kandi ngo twarakijijwe. Yesu yavuyemo kera, yaragiye, presence yarayitwaye. Wabyumvise? Isanduku yaragiye, parce qu'on n'était pas digne de garder l'arche de l'alliance. Ntabwo twari dukwiriye kwakira isanduku no kuyigumana, kuko ibyacu birahabanye n'ubwami. Wabyumvise? ngo iyo bahuye, ngo bahuje ibi n'ibi, bahita batangira kuvuga ngo
ngo twahuye, abo duhuje ibi n'ibi n'ibi. Mubaza ko mu ijuru ibyo bintu nibo barimo? Basi de la mesquinerie. Imana iratureba ikavuga ati mwebwe muri mu biki mwebwe. Amen. Haleluya. Bibiri ivuga iki? Mbasomere ibyo bibiri ivuga Pawulo ubutumwa yavuze mu gito turasatira umusozo. Imana ishimwe. Nimba uba muri ibyo ukwiye kubivamo, amazi atararenga inkombe. Ni ubutumwa bwiza bwa Pawulo i Atene mu Bugiriki, yakoze n'umwa 17. Amen. Some uwere ku murongo wa 24 uze 26. Soma aho gusa. Imana yaremye isi n'ibirimo byose, iyo kuko ariyo mwami w'ijuru n'isi, niba mu nsengero zubatswe n'abantu, kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu nk'ugira icyo akennye, kuko ariyo yahaye bose ubugingo no guhumeka n'ibindi byose. Kandi yaremye amahanga yose y'abantu bakomoka ku muntu umwe, ibakwiza mu isi yose. Ni nayo yashyizeho ibihe by'imyaka ko bikurikiranwa uko yategetse, igabaniriza abantu ingabano z'aho batuye. Amen. On va mu Gifaransa ngo il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Sang. Blood. Oui, blood. Nuvuga ngo abo bantu wowe ufata ko nta umuhuriye, ukabanena, ukavuga ibibi, ukategeza ibibi, umenye ko uracumura kuri aya magambo. Kuko abantu bose bava kwitwa ikiremwa mu muntu, ngo nous sommes sortis d'un seul sang. Blood ya Adamu na Eva. Ni dutema mutwe twese, tutarebye ku ruhu, tutarebye ku burebure, ku bugufi, twese amaraso amwe niyo dutembamo. Ni mwizera Bibiliya se? Ni mwizera? Ni mwizera n'iri jambo rero. Mwe muti amen. Hallelujah. Blood, amaraso atemba mu bantu bose bitwa ikiremwa muntu. Twayavanye kuri couple imwe ya mbere, Adamu na Eva. Rero niturebesha amaso hanyuma dushuke, tangire kwirema ibice. Imana ishimwe. Mwumve rero umwanzuro tuwe turasatira. Amen. Haleluya. Nimba twarakiriye uwera ngo tubane nawe. Amen. Haleluya. Niyo mpamvu tugiye kumenya ikintu kimwe. Tugiye kumenya ko nk'uko umuntu muyemeje gufata inzu mukayibanamo, wabyumvise, mukwiye kubanza kumenyana kugira ngo bizakunde ko mubana. Na niko Yesu iyo umwakiriye ukwiye kumenya uwo ari we, wakiriye nde mu buzima bwawe kugira ngo muzabane. Kugira ngo ntuzagire gutya mu rugendo asange imyitwarire yawe, imitekerereze yawe, imigenzereze yawe ntiyatuma akomeza kuba muri iyo nzu yawe ngo muyibanemo, ahita agenda. Imana yavuze ngo hari possibilité ko gupriva présence ye. Twasomye se? Twabisomye. Voilà, Dieu peut retirer sa présence. None utangire kuvugirwa n'abadayimoni. Bayumvise? Umva rero konsekanse yo kwakira Yesu, hanyuma agahita imibanire yawe nawe mu nzu yawe. Tumaze kumenya inzu cyari cyo, umubiri wawe, umutima wawe, sibyo? Kuza noneho mukabana, umuntu wawe imbere akabana n'Imana muri butatu binyuze mu Mwuka Wera. Umva rero konsekanse nubananiza bagahita bagenda Imana muri butatu. Umva konsekanse yabyo. Dusome Luka 12:42-48. Umwami Yesu aramusubiza ati, ninde gisonga gikiranuka cy'ubwenge shebuja azasigira abo mu rugo rwe ngo abagerere igerero igihe cyaryo,
hahirwa uwo mugaragu shebuja azaza agasanga abikora. Ndababwira ukuri yuko azamwegurira ibyo afite byose. Ariko uwo mugaragu nibwira ati, databuja aratinze, agatangira gukubita abagaragu n'abaja no kurya no kunywa no gusinda, shebuja w'uwo mugaragu azaza umunsi atamutegereje n'igihe atazi, azamucamo kabiri amuhanane n'abakiranirwa. Kandi uwo mugaragu wari uzi ibyo shebuja ashaka ntiyitegure ngo akore ibyo ashaka, azakubitwa inkoni nyinshi. Ariko uwari utabizi agakora ibikwiriye kumuhanisha, azakubitwa nkeya. Uwahawe byinshi wese azabazwa byinshi, n'uweguriwe byinshi niwe bazarushaho kwaka byinshi. Amen. Amen. Sinzi ko amatwi yanjye yumva neza, numvise iby'inkoni. Bazivuze yazivuze. Ariko se none se iteolojiya yacu kino gihe imeze gute? Ko ntajya numva bavuga inkoni ko zihari. Mugeze mu byumva bibo byinshi. Bavuga imigisha. Ariko je numvise cyubahiro inkoni zirimo. Reka twumve kandi. Izo nkoni je rwose sinifuza ko nzazikubitwa. Nta n'umuntu mbyifuriza. Ariko aya magambo yose avuga niyo cyangwa siyo? Bizaba ntibizaba? Aha. Biye kwitonda rero. Amen. Reka tubwire rero iby'izo nkoni. Ko numvise ko arabaza kwitwa izo nkoni, sibyo? Ungere somere. Nasha uhere kuri uyu 44 niyo bitwenteresa hano, sibyo? Na 48. Ndababwira ukuri yuko azamwegurira ibyo afite byose. Ariko umugaragu nibwira ati, databuja aratinze, agatangira gukubita abagaragu n'abaja. Cyangwa tufate 48 iyo tureba hano. Ariko uwari utabizi agakora ibikwiriye kumuhanisha, azakubitwa nkeya. Uwahawe byinshi wese azabazwa byinshi, n'uweguriwe byinshi. Kandi uwo mugaragu wari uzi ibyo shebuja ashaka. Wari uzi ibyo shebuja ashaka. Amen. Hanyuma ntabikore. Sibyo? Muri kontekste yacu turavuga hano. Uwakiriye Yesu ngo babane mu nzu ye, akaba yarazi ibyo adashaka, hanyuma ntabyirinde, akaba azi ibyo ashaka ntabikore. Uwo wakiriye tuvuge nta matabi ashaka, ndio nafata rero mu mibanire y'abantu. Nawe ukazana amata ukayamutumiraho, nta nzoga ashaka, wowe ukagenda ukazinywa zikanutsa inzu yose. Niwe avugwa hano afite. Ni umuntu yamenye ibyo shebuza ashaka ntabikore, yamenye ibyo yanga ntabyirinde. Amen. Tubifatire muri kontekste rero y'imibanire. Yesu waramwakiriye, wamenye ko ari uwera, wamenye ibyo akunda n'ibyo adakunda. Amen. None urakora ibintu yanga, ni wowe uvugwa hano rero. Ngo bizagenda gute? Bikana tweet ntiyitegure ngo akore ibyo ashaka, azakubitwa inkoni nyinshi. Azakubitwa inkoni nyinshi. Nimba ari Yesu wabivuze, kumbe rero inkoni zirahari kandi inkoni nyinshi. None nshaka kubabaza, nimba igihe cy'urubanza rw'imperuka abanyabyaha bose bazajugunywa mu nyanja y'umuriro, ngo nibazakurira n'ubwikenamenyo, sibyo? Iyo bazakubitwa za nkoni. None se niba kwitwa inkoni kandi ni igihano cy'iteka, rero ni inkoni zihoraho tazigera zihagarara. Mwene data, wakwifuza kuba abantu? Ni inkoni uzakubitwa ubuzira herezo, kuko Imana izafunga amatwi ntiyumve imiborogo yari ko byarangiye. Yibereye n'abera bayo mu ijuru rishya n'isi nshya. Bariya ntikinabatekereza. Amen. Imana izabibagirwa hari bakubitwa izo nkoni nyinshi iteka ryose. Ntabwo tuzi izo nkoni uko zimeze, ariko nimba Yesu yarazivuze zirahari.
amen. Kandi ngo zifite amadogere, arabaza kubitwa nyinshi, aza kubitwa nkeya. Bakuvugwe na bariya rero. ariko uwari utabizi agakora ibikwiriye kumuhanisha azakubitwa nkeya. Aza kubitwa nkeya. Ariko nkeya nazo zitwa inkoni, sibyo? Kuko nawe azaba ari mu gihano cy'iteka. Nivuga hariya rero mu murutazima hazaba ari dogere za shatima, hazaba ariho inzego z'imibabaro, ariko yose ni imibabaro, ni kuzimu gusa. Nako ni mu murutazima. We ikuzimu ni transition, ni ahantu bategereje izuka. None bavandimwe, mu kurangiza nashaka kubabwira ngo kwakira Yesu Kristo mu buzima bwawe ukwiye kubyitondera. Amen. Ukwiye kubyitondera kuko mu ruhande rumwe Yesu azana imigisha aho ageze. Amen. Azana amahoro muri urugo rwamwakiriye. Tubirebera kwa Zakayo. Yesu yageze kwa Zakayo. Amen. Zakayo yarakiriye umwami Yesu. Haleluya. Zakayo inzu ye itawamo n'ibyishimo. Luka 19. Amen. Niho turangiriza ahubwo umurongo wa 1 kugeza mu wa 10. Zakayo yarakiriye umwami Yesu mu rugo rwe. Yesu agera i Yeriko arahanyura. Nuko hariho umuntu witwaga Zakayo. Yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukanka ajya imbere, yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama aramubwira ati, Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Nari nzi ko ari uko atemberera gusa, kumbe yaraharaye. Mbega amahirwe. Birumvikana rero ukuntu Zakayo yabuze uko yifata. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, umugabane wa 2 w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha 4. Yesu aramubwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe ari umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari kizimiye. Amen. Amen. Mubise kumva gusa ko Yesu ari burari we byamujuje ibyishimo. Hanyuma bizana izihe ngaruka? Atangira gutunganya inzu ye. Atangira gutunganya inzu ye. Mu mvugo y'umuka atangira kwihana. Ntabwo ari Yesu yamubwiye ngo ihane. Ntabwo Yesu yazanye gushinja ngo Zakayo ururuka nkwiye kurara uno munsi wawe. Arurukana umunezero, atangira gutunganya inzu ye. Bati uje kurara iwanjye nuwera. Ntabwo ukwiye kuhasanga za ruswa, ntabwo ukwiye kuhasanga ibyibano, ibintu byose ntunze byinshi byaje mu nzira itariyo. Ntabwo rero yabisanga mu nzu. Atangira gutunganya inzu kuko ntashobora kwakira uwera mu bihumanye. Amenye uwo yakiriye, bizana implication yuko akwiye gutunganya inzu kugira ngo ashobore kwemera ko umwami arari we. None umva Zakayo icyamutumye ibintu byose bitahwanye n'ukuri, bitahwanye n'umucyo, akwiye kubyirukana mu nzu ye kuko Yesu aje kurara gusa. Nimwibaze rero, Yesu mu isano rishya muri twebwe ntabwo atubwira ngo nje kurara cyangwa nje kwirirwa, ngo nje gutura muri wowe iteka ryose. Haleluya.
jyewe na data tuzaza iwawe duture iteka ryose mu mwuka wera. Uriya yatunganije ibintu byose, ahinda hanze ibidahesha Imana icyubahiro, ibidasa n'Imana, kandi we aje gusa ko abana na Yesu ijoro rimwe. Mbwira rero wowe uvuga ko wamwakiriye forever, wamwakiriye iteka ryose, ariko ukaba umubangikanya n'ibintu bidahesha icyubahiro uwo mwami wakiriye. Ibitekerezo byawe ntabwo bihwitse, ni ibitekerezo by'umwijima gusa. Mu buzima bwawe uramwinyora, ushobora kumara n'umunsi wose utanibuka ko Yesu wamwakiriye. Ushobora kumara n'ijoro ryose utibuka ko Yesu Kristo wigeze kuvuga ngo ngwino mwami Yesu ndaguhaye ubuzima bwanjye. Wibuka gusa ibya Yesu iyo yageze kuza ku rusengero, ariko le restant de la journée, umunsi wose wibera mu byawe, ntabwo unibuka ko wakiriye umwami Yesu. Ese wibaza yuko we azakomeza kubana nawe muri iyo nzu? Nawe azakubwira ibyo yabwiye Abaheburayo mu butayu, ngo nzakura presence yanjye muri wowe, muri mwe nzimuka, iyo nzu nyisigire abo nirukanye mbere, bongere bagaruke bayijagate, bayijanjange, bayisiribange, abo n'abadayimoni. Uyu munsi abantu benshi nawe n'indyarya bavuga ko bakiriye Yesu, ariko wareba ibyabo, ukareba ubuzima bwabo, ukareba bagendana, ukareba ibiganiro byabo, mukabyumva wakumirwa. Presence ya Yesu Kristo ntabwo igihari, yasimbuwe n'imihango n'imigenzo y'idini gusa. Uyu munsi rero bene data, Imana iraduhamagaye, ndarangije, iraduhamagaye twongere dusuzume ijambo ngo nakiriye Yesu rifitiye ingaruka. Ntabwo yaje kurara, n'uwo yaje kurara iwe murumva ukuntu byagenze. Ibintu byarahindutse. Zakayo adapta situation ye kuri we evenement idasanzwe yo kwakira umwami mu rugo rwe. None wowe ntabwo yaje kurara cyangwa kwirirwa, yavuze ngo ndi kumwe nawe iminsi yose kugeza kumperuka. Ntabwo yigeze aza gucumbika umunsi umwe, ijoro rimwe. Yavuze ngo umwuka wera naza, umwuka w'ukuri, uwo ab'isi badashobora kwakira ko batamubona ntibanamuzi, ngo ariko mwe muramuzi ko azaba muri mwe. None se yaba muri wowe, hanyuma ukibagirwa yuko hari umuntu mubana mu nzu? Yaba muri wowe, hanyuma ukavuga biriya bigambo? Yaba muri wowe, hanyuma ugaturwamo n'ibitekerezo by'umwijima, by'ubwirasi, by'ubugome, byo kubeshya, by'uburyarya, no gusebanya, no kuzimura n'ibiki byose? Yabamo gute? Tout simplement tuvuga ibintu uko biri. Yarigendeye. Niba bimeze gutyo, yarigendeye, usigaranye idini gusa. Reka mbabazi ikintu kimwe tugitekereza, nyuma tuhite turangiza. Ujye mu Yesu Yohana. Uyu munsi amatorero menshi ni ibidini gusa, ni amateraniro y'abantu bari aho, ntibakimenya n'icyo ari cyo kwakira Yesu n'ingaruka yabyo. Amen. Iyi tushaka gusoma hano, Ibyahishuriwe Yohana 3 umurongo wa mbere. Amen. Nashaka dusome twumve. Ibyahishuriwe Yohana 3:1. Wandikire marayika w'itorero ry'i Sarudi uti, ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7 aravuga aya magambo ati, nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'ukuriho, nyamara ukaba uri intumbi. Amen. Voilà. Ntabwo ari abapagani n'abari mu itorero ngo bafite izina ko bariho, ngo ariko imbere yanjye njyewe mfite imyuka 7 n'inyenyeri 7, ngo Imana ni omniscient. Amen. Esprit, cet esprit de Dieu, mubare 7 twabwiye. Amen. Alléluia. C'est la perfection. Vuga ngo
jyewe nzi ibyo byose kandi mbona hose mu isi bazi kuri muzima, nawe warishutse ngo uracyari muzima, ariko imbere yanjye ni intumbi yigenza. Mu mwuka uri intumbi. Kubera iki? Kuko utanga ubugingo wari wakiriye mbere, imibanire yawe nawe byaranze, arigendera. Amaze kugenda rero, amadayimoni azana urupfu, niyo yaje rero yokipa inzu. Niyo mpamvu ngo ufite izina ryo kuba muzima. Bivuye mwumve abavandimwe, niyo mpamvu izi nyigisho ntabwo abadayimoni bazikunda. Amen. Kuko barabizi ko izi nyigisho nizo Imana ishaka ko abantu bumva muri iki gihe turimo, aho gakiza kabaye relatif. Dukuri kwe umuntu wese akizwa mu buryo bwe. Amen. Amen. Reka mbabwire ikintu kimwe mbego turangiza. Ibyo mubimenye. Mubimenye. Amen. Hariho gukizwa kibibiriya. Mvuge muti kibibiriya. Hariho gukizwa kinigeria. Mubisubiremo. Hariho gukizwa ikiganeye muri Ghana, gukizwa ikiganeye, hariho gukizwa igichadien, hariho gukizwa ikinyamerika, hariho gukizwa mu kidagi, hariho gukizwa kinyarwanda, hari no gukizwa kibibiriya. None wakijijwe akaye gakiza? Mwabyumvise? Hari amoko menshi y'agakiza. None nashaka rero umuntu umwe waze mugenzi wawe murebana mu maso, kuko abana b'Imana sesanse ko n'amadayimoni bafite. Uko ufite amadayimoni niwagira isoni, mubaze se wowe wabarakijijwe ubuye buho wakiza? Niyo nababwiye ngo ntimugakizwe i Kenya, i Nigeria. I Kenya vuga ni mburi mu Kenya ntukizwe i Kenya, ni mburi mu Tanzania ntukizwe Tanzania, ni mburi mu Nigeria ntukizwe i Nigeria, ni mburi muri Kongomani ntukizwe kinye Kongo, ni mburi umunyarwanda ntukizwe kinyarwanda, ntukizwe kibibiriya. Duhaguruke. Uwiteka Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Yakobo, turagushima ko waduhaye kandi uyu munsi wo kuba imbere yawe. Turagushimira Mwami amasengesho yose yazambutse imbere yawe akubera imbavu ehumura neza. Waravuze ngo sinabwiye y'abakobo bashakira ubusa, nuko Mana abagushaka bakubona. Kandi ngo naguwavugiye ahantu ikinyegero hano mwijima, ijambo ryawe ryaravuzwe, uri Imana yavuze ku mugaragaro, ikora ku mugaragaro. Turagushima rero ko ibyawe biba mu mucyo ntabwo biba mu mwijima. Aya masengesho Mwami tuzasoza ejo, turagushimira ko wabanye natwe kugeza kuri saa, komeze guhindura ubuzima bwacu. Nitube Mwami nk'inzu ya Abinadabu yacumbikiye isanduku imyaka 20, nta n'umugisha yigeze imusigira, kuko isanduka yahasanze imihango n'imigenzo gusa. Ariko tubashije kuba ubuzima bwacu bube nk'inzu ya Obededom yacumbika isanduka y'Uwiteka avec reverence, acumbikira isanduka y'Uwiteka ayubashye, kuko yarazi nyirayo, ni nk'uko yacumbikiye Imana ubwayo mu nzu ye. Amezi 3 gusa ibintu birahinduka, ahabwa umugisha, abo mu rugo baha umugisha, ibe byose bihabwa umugisha. Mwami muri iyi minsi mike isigaye tutazi, turinde gushukwa n'isi n'ibyayo, tube abakristu bazima babana n'Imana nzima,
mu buzima bwabo, batekereza ibihesha Imana icyubahiro, bavuga ibihesha Imana icyubahiro, bakora ibihesha Imana icyubahiro, batagendana n'abo bose, batagendana n'ababi, baticarana n'ababi, badahagarara mu nzira z'ababi, baticarana n'ababi, batagendana n'abakobanyi, bishimira kubana n'abubaha Uwiteka. Mwami urakoze, ntabwo dushaka kuba mu bantu bazicuza bakaza mu mugabane bazakwitwa za nkoni nyinshi cyangwa nubwo zaba nkeya. Izo nkoni ntabwo tuzishaka, tuzabane nawe umunezero w'Iteka. Mu izina rya Yesu Kristo, Mwuka Wera binyuze muri ibi bihe, uduhe Mwami amahirwe yo gutunganya ubuzima bwacu, nkuko Zakayo amaze kumva yuko uri bucumbike iwe, yatangiye gutunganya inzu ye ariko kwihana. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Mugire ibihe byiza. Ubwo na hejo tuzakomeza urugamba ejo, ko tuzarusoza ejo. Aya magambo uyatekereze inshuro ebyiri. Amen.